N'abaturage batuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Remera batangaza ko bafite ikibazo cyo kuba nta mashanyarazi bafite mu ngo zabo, ibintu batangaza ko bagiraho ingaruka zikomeye harimo kudindira mu iterambere ndetse ngo n'imyigire y'abana bigiriramo ingaruka. Ikibazo cy'amashanyarazi, nta mashanyarazi dufite muri kano kagari ka Bushobora, nta mashanyarazi dufite rwose. Hashize igihe kinini cyane ku buryo nanjye kuva mbayeho nta mashanyarazi ndahabona. Icyo dusaba ni ubuvugizi bw'abayobozi kugira ngo badukorere ubuvugizi natwe tuyabone, twe gusigara mu iterambere. Amashanyarazi dufite hashize igihe kinini cyane ntayo, mushaka mwareba uko mubigenza. Kana n'akagari ka Bushobora, umurenge no wa Remera, akarere n'aka Gatsibo. Imbogamizi mu nkange urabibona, ndi umusore nakaye mfite akazi nogosha cyangwa se nakora ibindi kubera umuriro, cyangwa se napima nagira ibiki byose nkoresheje umuriro. Ariko ubu byaratubangamiye cyane kuko nta kintu twageraho nta muriro dufite, kuko nawe urabibona nta kundi kuntu byagenda. Murasaba iki rero? Tasanga mu dukorera ubuvugizi muri ukuntu mwadushakira tuvugira imbere tukabona umuriro. Twaragendesheje ahubwo kuba nta muriro dufite. Amazina yanjye ni Mbarusha Epafrodite. Kuko nta muriro dufite, nk'ibintu by'amasaro, nta hantu tubona umuriro ngo tujye kwiyogoshesha. Umuriro tuwushaka ahantu nyine kure cyane. Ikibazo twebwe dufite ni uko badufasha nyine tukazabona umuriro natwe tukiteza imbere. Ikibazo cy'umuriro, kuva navuka ntabwo ndabona umuriro w'amashanyarazi. Rero turabushaka, mwadufasha tukabona ukuntu twawubona. Umuntu aba ari mu kizimye ukabona sareba, ukaba wakikubita no ku nzu utareba. Bijyanye n'iterambere byose wabikora, turasaba umuriro. Muhizi Tuse, umukozi w'akarere ka Gatsibo ushinzwe iterambere ry'ibikorwa remezo, atangaza ko barimo gushyira umuriro w'amashanyarazi mu murenge wa Gasanze muri aka karere unahana imbibi n'uyu wa Remera ngo kuko nta poto y'amashanyarazi yari irimo. Akaba yasabye abaturage kuba bakoresha umuriro utangwa n'izuba, bakaba bihanganye ngo ko muri 2024 bateganya ko nta kibazo cy'umuriro w'amashanyarazi kizaba kikirangwa muri aka karere. Twatangiye aho bita muri Gasanze no murenge ubuzima bwabo kigeze ugira ipoto nini. Iyo niyo proje akarere kari kashyizemo imbaraga cyane. None ariko tugakuraho yuko hagati mu baturage bataragira umuriro, bari badashaka on grid, nako batagerwaho na on grid, baba bakoresha za solar nazo buriya n'indi solution itanga umuriro. Ubwo baba batabaje solar, noneho turimo turashaka kuzakavaringa ashoboka dufatanyije na REG. Bakwihangana bakabakoresha iza sola, ariko ubundi turabanza tugakavaringa bitewe n'ingengo y'imari ugenda bose bikazarangira bakwije ko n'umuhigo w'akarere gahiga buri mwaka katajya karetse. 2024 ntabwo turahagera, ariko tugereze n'imbaraga dushyiraho, kuko buri mwaka duhiga ingo zitari munsi y'ibihumbi 4 agezweho n'umuriro w'amashanyarazi. Ubwo yagezaga ibisobanuro mu magambo ku badepite, Minisitiri w'ibikorwa remezo Ambasaderi Gatete Craveri yatangaje ko imwe mu mirenge yageraga ku 10 itaragiraga umuriro w'amashanyarazi bizarangirana na Kanama yose iwufite. Ibijyanye n'aya mirenge 10 yari isigaye mu gihugu idafite umuriro w'amashanyarazi. Dufite mapping yayo twayitangiye, ariko icyo nababwira ni uko mu by'ukuri yose uzaba yarangiye mu kwezi kwa munani. Muri gahunda ya NST1 harimo ko kugera muri 2024 buri munyarwanda wese azaba afite amashanyarazi, aho 52 bazaba bakoresha amashanyarazi afatiwe ku ipoto, naho 40